inkuru y'urukundo rwa Romeo na Juliette ntigiva mu matwi ndetse no mu mutima w'uwayumvishe cyangwa akayireba muri filime. Ni inkuru ivuga ahanini ku rukundo rwoye rw'umusore Romeo n'umukobwa Juliette baba baturuka mu miryango izirana urunuka. It is my lady. Oh, it is my love. It is the east. And Juliet is the sun. Ubwo bari mu marushanwa hagati y'abagize umuryango wa Capulet n'aba Montague, buri wese yashaka kwerekana icyubahiro dore ko hari abantu batumvikanaga na gato. Aba Capulet bangaga urunuka wa Montague, gusa ariko amarushanwa yarangiye aba Montague batsindiye impeta y'umwami bari barimo barahatanira, ndetse umwami ababwira ko bagomba kunezerwa uwo munsi w'insinzi. And so I bid you all enjoy the day. Umukire wo mu wa Capulet ufite umukobwa witwa Juliette akaba umujyanama mukuru w'umwami, yateguye ibirori ndetse atumira abantu benshi harimo n'umukire witwa Paris wari wemeye ko yamushyingira umukobwa we. Mu munsi mukuru wabereye mu muryango wa Capulet, umuhungu Romeo uturuka mu wa Montague n'inshuti ze bambaye ibibahisha mu maso arizo masks, binjira muri uwo munsi mukuru aribwo uyu Romeo yabonanye na Juliette. Akimubona aramubenguka ndetse na Juliette nawe bibuko, ndetse ibi akaba ari byo bita mu ndimi z'amahanga coup de foudre cyangwa love at first. Nubwo nyuma bwose baje kumenya ko bakomoka mu miryango izirana, ariko ntibyabujije gukomeza urukundo rwabo. Mu magambo Romeo yakunze kuvuga kuri Juliette akimubona yagiraga ati, burya itara ntabwo rizi kumurika, yaryigisha kumurika. Ameze nk'inyenyeri imurikira ijoro, ameze nk'isaro ryera mu mwijima cyangwa riri ku gutwi k'umwirabura. Ubwiza bwe burahebuje, ameze nk'aho atari uwo ku isi, ameze nk'inuma yera igurukana n'ibikona, arenze kure bagenzi be mu bwiza. Hagati aho ariko umuryango wa Juliette washakaga kumushyingira umuherwe Paris, ariko Juliette abifashijwemo n'uwamureraga ariwe Nas, yashyingiranwe na Romeo mu ibanga rikomeye hamwe na Padiri Lawrence wari inshuti ye cyane ndetse yafataga nka se. Ntibyatinze bose bahuriye kwa Padiri maze arabasezeranya ndetse abaha n'impanuro nk'abantu bagiye kuba umwe. Bavuye aho barasohotse bajya gutembera bombi baherekejwe na Nas. Yari abishimiye cyane. Hashize akanya ariko aza kubabwira ko bagomba kugira vuba bakavaho kubera gutinya kuze wa Juliette witwaga Tybalt waziraga urunuka aba Montague. Ku rundi ruhande Tybalt yakomeje kubiba urwango hagati ye n'aba Montague kuko yarakomeje kubona Romeo atava kuri Juliette. Yahise afata inzira ajya mu rugo rw'aba Montague gushaka Romeo, niko kuhasanga Mercutio wamutsinze mu marushanwa maze bakozanyaho dore ko Romeo atari ahari. Batangiye guterana amagambo. Romeo ahageze asaba Tybalt ko yatanga amahoro ahubwo bakumvikana. Mercutio yumvisha ari agasuzuguro maze acira hasi yereka Tybalt ko atamutinya. Batangiye kurwana, Romeo abasaba kurekera ariko ntibabyumva, niko kurangira Tybalt ashinze icumu mu mutima wa Mercutio ahasiga ubuzima, maze aba Capulet bavaho bariruka. Ibi Romeo byaramunaniye kubyihanganira, niko kubakurikira nawe ahitana ubuzima bwa Tybalt ngo yihorere. Ibyo Romeo yari amaze gukora byageze ibwami, niko gutumiza aba Capulet n'aba Montague ngo barebe uruhande rwatangije imirwano, maze Lady Capulet ariwe mama Juliette we yavugaga ko ari Romeo wabiteye byose, ko bishe umuvandimwe we. Umwami yavuze uko aruca maze asaba ko babwira Romeo akajya kwihisha kure aho batazongera kumubona, kuko nibamubona kizaba ari cyo gihe cye cya nyuma. Juliette amaze kubyumva yavuze amahoro, biramunanira kwiyumvisha ko Romeo agiye kumusiga.
Nasi bahoranaga yamusezeranyije ko amuzanira Romeo bakamarana ijoro ryose akamusezera. Romeo nawe aho yari yabuze amahoro yumva atazi icyo agiye gukora kugera naho yari agiye kwishinga icyuma agapfa. He just scars never felt a wound. Iryo joro yagiye kureba Juliette bamarana ijoro ryose, maze mu gitondo ariko gufata ifarashi ajya mu bwihisho. Gusa asiga abwiye kuze we Benvario ko agomba kumurebera hafi Juliette akajya amuha amakuru. Ubwo ariko iwabo w'umukobwa bakomeje kwitegura ubukwe bw'umwana wabo n'umusore bashaka kumushyingira. Ababyeyi be bamusanze mu cyumba cye bamusaba ko agomba kwitegura kuwa 4 ko hazaba ubukwe bwe na Count Paris. Yarabyanze ndetse abishwanira na se ariko yanga kuva ku izima. Nasi yaramwegereye maze amusaba ko yakitonda ko n'ubundi Romeo yagiye kandi atazagaruka. Bwarakeye Juliette ajya kureba Padiri Lawrence amusaba inama y'icyo yakora ko kandi n'ikibura ariyahura. Padiri yamubwiye ko hari icyo bakora ariko gisaba kugira imbaraga zo kugikora. Juliette yamubwiye ko kugira ngo ashyingiranwe na Count Paris byarutwa agapfa. And cause myself forever into hell? Padiri yamubwiye ko agiye kumuha umuti akaza kuwufata nagera mu rugo aho nta n'umwe uri bube umureba. Neither warmth, nor breath, nor roses in your cheeks, nor on your lips. Uwo muti uraza kumusinziriza amere nk'umuntu wapfuye kandi ko nawe nta kintu arabacyumva. Mu gitondo baraza basanga umeze nk'umuntu wapfuye kuko uraba ufite ibimenyetso byose by'uwapfuye, maze bagenda bagushyira mu gituro ndetse na Paris uzaba azi ko aje ku munsi mukuru we ahubwo aje gushyingura. While I will write with news to Romeo. Nanjye icyo nzakora ni ukwandikira urwandiko Romeo mubwira uko gahunda zimeze. Jye na Romeo tuzagusanga aho bazaba bashyize umubiri wawe maze aza kwegera gusome uhita ukanguka. Nzaba nateguye ibintu byose maze mutureke mujye kubana ubuzima bwanyu mu byishimo. Go. At dawn tomorrow, a novice will set out for Mantua with letters for your lord. Juliette yahise amwaka uwo muti vuba ngo ajye gukora ibyo amubwiye. Ku munsi w'ubukwe bwa Juliette kuko niko byagenze, bose mu rugo bakiriye inkuru y'uko Juliette yapfuye. My daughter he has married. I will die and leave him all. Gusa kubw'amahirwe make uwo batumye ngo ashyire Romeo urwandiko yatinze mu nzira, maze kuze wa Romeo Benvario utari uzi uko gahunda ziri kugenda n'ibyo Juliette na Padiri bapanze niko kumushyira amakuru y'uko Juliette yapfuye. Romeo yahise ava mu bwihisho vuba ngo ajye kureba urukundo rwe, ariko ataragenda Count Paris yaje kumureba aho yari yarihishe ngo amuryoze ibyo yakoze dore ko yihoreraga ko yishe kuze wa Juliette ndetse akaba atumye n'uwari ugiye kumubera umugore apfa. Bararwanye maze Romeo amwaka ubuzima niko kugwaho. Romeo yahise afata urugendo ajya kureba urukundo rwe, ariko niko kubanza kugura uburozi maze ajya aho Juliette yari mu gituro iwabo, nuko anywa bwa burozi yarapfumbase ngo bapfane. Akimara gupfa Juliette yarakangutse asanga Romeo yapfuye, niko gufata icyuma cya Romeo aritera nawe arapfa. Urupfu rw'aba bombi rwa Romeo na Juliette rwaviriyemo imiryango yombi kwiyunga no kubabarirana.